Yesu ashimwe mwene data, turacyaganira ku ijambo ry'Imana twasanze mu tangiriro, none tugeze mu bice bine aho Imana iri kuvuga ngo mbese nukora ibyiza ntuzemerwa. Nawe rero ukora ibyiza kugira ngo wemerwe imbere y'Imana. Gukora neza kwa Kuro kwatumye Imana imwibuka kugira ngo agende afashe Abisirayeli bajye kongera kubaka amarembo ya Yerusalemu yari yarabaye amatongo. Nicyo cyatumye Imana imwemera, inaranamukunda be, inaramurinda. Namwe nunyura mu mazi menshi ntabwo azagutembana, nunyura mu migezi ntizagutembana, nunyura mu mazi ntacyo uzaba, nunyura no mu muriro ntabwo uzashya. Rero nawe hari icyo Imana yakurindiye, ni ibyiza uzakora, ni byiza by'Imana yakubonyemo. Imana yakuye Dawidi mu ishyamba, yari umushumba w'intama waragiraga, ngo yabonaga idubu rije akaricakira akaryica, yabona inyamaswa z'ingazi, intare ndetse n'ibindi akabicakira akabyica. Imana imubonaho ubutwari n'ubushobozi bwo kurinda intama. Nawe rero impamvu Imana yakurinze ni uko ushoboye gusengera intama zawe, ni uko ushoboye gusengera umudugudu ndetse n'igihugu. Nicyo cyatumye Imana ikubeshaho. Ariko hari icyatumye Imana igaya umuntu bita Yesayi. Yesayi yakoze ikosa imbere y'Imana, Imana iramugaya ndetse ihita imubwira ati nguciye no ku ngoma kuko yanze kubahiriza amategeko y'Imana. Icyo Imana yari imubwiye bituma Imana imugaya. Ese nukora neza ntuzemerwa? Rero nawe kora ibyiza kugira ngo wemerwe. Wa musore we, wa mukobwa we, irinde mu busore bwawe ukora ibyiza, umukobwa bwawe ukora ibyiza, wa mugore we, wa mupapa we, ndetse wowe utuye mu Rwanda, umunyarwanda we, wowe utuye hanze, aho uri hose ukora ibyiza kugira ngo wemerwe imbere y'Imana. Itangirira ibice bine umurongo waho wa 7. Ari kuvuga ngo nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, byitugatugira mu buzima uri kunyuramo. Ibyaha Imana izakora nk'umunyabyaha kuko abanze gukora ibyiza. Ku murongo wa 4, ibice bine umurongo wa 4 kuvuga ngo nawe ngo na Abeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo, Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye. Urukumva ko Imana yitaye kuri Abeli kubera ituro ryiza yazaniye Imana ibyiza. Imana birayinezeza, maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Uwiteka abaza Kayini ati niki gitumye urakaye ukababazwa nuko ntarebye ku ituro ryawe? Si uko yarazanye ituro ribi ritanejeje Imana. Iyo udatanze ituro rinejeje Imana nta mugisha ugira mu kazi, urarya ntuhage, wanywa ntushire inyota. Nibwo buzima tunyuramo, ugasanga uri gusenga ngo Mana nginyatsi, Mana inyatsi, kandi ari wowe wizaniye inyatsi ku buzima bwawe kuko utubahirije itegeko ry'Imana. Niyo mpamvu duhora duhomba, tugacuruza ntibigende, tukabona abandi bari gucuruza, kubo bagira urukundo, bakorera Imana neza, bakakora ibyo Imana ishaka. Ese nukora ibyiza ntuzemerwa? Rero kora ibyiza kugira ngo wemerwe n'Imana. Ni ukuri Dawidi yemewe n'Imana, ni ukuri Hana yemewe n'Imana, imuhereza umwana kuko yagiye apfukama arasenga, none wasengana umutima mwiza aciye bugufi atari gusakuza. Harimo abantu basengana amarira n'agahinda kenshi kuko batari basubizwa, bakagira Imana yarabibagiwe, bakagira intonganya, bakitwara nabi mu baturanye, abavandimwe ntibagire urukundo, amahoro akabura ku buzima bwabo, bagahora bahangayitse, bahorana umubabaro. Ariko wowe nukora ibyiza Imana izaguha amahoro, Imana iguha amahoro, Imana iguha umunezero, Imana iguha ubuzima bwiza, Imana iguha urubyaro. Ndagusengeye mwene data ubwenge Imana ikugirire neza. Imana itanga byose kuko iyo wayizeye ukayiringira ukagendana nayo irakunezererwa. Ariko iyo udakoze ibyiza urahanwa n'Imana.